Okay, ni ukuvuga ngo noneho uyu munsi ngiye kubereka ukuntu uzajya uclaiminga ama USDT y'ubuntu buri minota 30. Ni ukuvuga ngo ushobora guclaiminga ama USDT cyangwa se ama Tokencoin. Ngiye kwereka step by step ukuntu muri buze gukora cyangwa se task muri bujye mukora kugira ngo muhabwe ama USDT, kandi ndasiga mberetse nuko umuntu ashobora kuyabikuza agahita agera kuri Binance mu kanya nk'ako guhombya. Sawa, reka nze mbereke. Yes, icyo uri bukore ni iki? Uraza hano kuri link nabahaye, nurangiza uyikandeho. Ni iyi ngiyi. Yes, ni iyi ngiyi. Nurangiza urakora iki? Urayikandaho. Numara kuyikandaho irakujyana muri Play Store. Numara kujya muri Play Store, wowe icyo uri bukore ni iki? Uraza ukande hano kuri install, nurangiza uyinstaringe muri telefone yawe. Kanyinstaringe. Okay, numara kuyikora install, urayireka ijye muri telefone yawe. Tegerezaho gato. Yes, noneho wowe icyo uri bukore ni iki? Uraza ukande kuri play. Ahangaha niho uri bukande, nurangiza ifunguke. Uraza ukora hano kuri sign in with Google. Urabona ko iyi application kubikuza ni kuri FastPay cyangwa se kuri Binance. Ubwo niba udafite FastPay, nagukoreye video igaragaza uko wafungura account muri FastPay. Ariko ubu hano urabona ko harimo na Binance. Niba udafite Binance nabwo nagufasha ukayifungura. Icyo tugiye gukora ni iki? Ugiye gukanda hano kuri sign in with Google. Urakanda kuri sign in with Google, utegerezaho gato baguhe email zitandukanye, wowe urahitamo gukoresha imwe. Njye ngiye gukoresha iyi email yanjye, ndahita nyikandaho. Nimara kuyikandaho ntegerezaho gato, tayari barambwiye ngo ndakaza neza muri application. Application rero ikora ite? Urabona ko hano hari coin runaka, ariko iyo uzamuye ubona hari task, hari play game, daily bonus, company, daily quiz n'ibindi. Icyo ukora rero ni iki? Urabona ko jewe nkireminga mu ma USDT, uri kubibona hano. Wowe rero ushaka guhindura claim, ukaba ushaka wenda nko guclaiminga Tokencoin, uraza hano, uri kuhabona, ugascrolling ujyana ibumoso. Muri kuhabona, murabona ko izi zose ni coin ushobora gukoresha winjira. Wenda reka nkande kuri view all. Yes, urabona ko izi zose ni coin, izi zose ushobora guhitamo ugaclaiminga. Ubwo niba uyihisemo urakora iki? Uraza hano ugakanda hano kuri select, ihita ijyamo, ukaba ariyo utangira guclaiminga. Urabona ko harimo Tokencoin, Shiba coin, USDT n'izindi nyinshi zitandukanye ushobora gukoresha, ndetse n'iyi bita Dogecoin. Noneho reka nkwerekere uko umuntu aclaiminga bitewe na coin yahisemo. Urabona ko njye nahisemo coin ya USDT hano hejuru. Wowe rero ukora iki? Icyo ukora ni iki? Uraza hano kuri task. Nukanda hano kuri task, urareka gato ugakanda hano kuri play now. Play now ni iyo umaze kuyikandaho bahita bakugeza kuri task nyirizina. Kadutegerezeho gato. Yes, urabona ko tugeze muri task nyirizina. Ni ukuvuga ngo utu twose ni utuzu cyangwa se udukadiri, utu twakare twose uradukoresha. Ni ukuvuga ngo ushobora guhera aha, ukaza aha, ukaza aha, ukaza aha. Ariko hari igihe iyo uhereye aha, urabona ko bahita bazana kano gakubo, baba bagufunze. Iyo uje hano ntabwo ushobora kurenga aha. Nanone nkakanda hano, urabona ko hasi bahise bazana agakubo. Ubwo genda akora iki? Ndakanda hano, hano nibahashyira agakubo mpite nkanda hano. Yes, reka turebe. Yes, murabona ko bakashyize, ndahita nkanda hano. Ninkanda hano bahita bampa
0,000 igihumbi magana abiri gutyo, muri kuzibona hano 0,000 igihumbi magana abiri gutyo n'indi mibare. Noneho ubwo njye ngiye gukanda hano ahangaha bahite bampa ama USDT 0,000 igihumbi magana abiri, kamakande yes, murabona ko bahise arizo bampa. Ubwo icyo nkora ni iki, ndahita nkanda hano kuri claim now, claim now yes, bahita banyereka ko reward yanjye yabaye successful, ubwo nayibonye. Ni ukuvuga ngo iyo usoje uhita ujya no kuri yindi task. Noneho urabona ko iyi task nyuma y'iminota 35 ndagaruka hano nongere nkore claim, ndahita nkanda kuri play nongere nkore claim. Naha ni ukuvuga ngo nibyo ngiye gukora, urakanda kuri play now, bahita bakugeza muri task runaka nyirizina. Nibamara kuhangeza ndahita mpera aha, nzane hano, hano nibahafunga mpite nzana hano. Ni ukuvuga ngo ushatse wanahera aha ukaza gutya cyangwa se ugahera aha ukaza gutya ukamanura gutya, wasanga hano bahafunze ugahita wimukira hano. Ariko reka njye nkore iyi ngiyi nisanzwe nkora. Yes, urabona ko bayifunze hano. Ni ukuvuga ngo aho nakanda hose ntacyo byabyara, bahita bavuga ko nongera guplayinga. Reka nkore kuri start, noneho ngiye guhera hano n'aha, hano nibahafunga ndahita ndira aha. Yes, ndahita ndira ahangaha nk'uko ndi kubivuga koko. Yes, urabona ko bahise bongera barazima. Ni ukuvuga ngo izi task zose urazikora. Kanze mbere ku bundi buryo, reka iyi mbe nyiretse. Noneho niyo uje hano kuri play game ahangaha, muri kuhabona ahangaha naho urahakanda ugakora task nk'uko ziriya nazo nazikoraga. Hano naho haba hari daily bonus. Iyo hakanze bahita bakwereka ko daily bonus yawe nk'ubugeni ngeze ku munsi wa 18 uko nasubije inyuma kugira ngo mbereke. Noneho nkahita nkanda hano kuki kuri claim. Iyo makanze bahita bampa bonus ya 0,00024 bigahita bijya kuri dashboard yanjye. Urabona ko ntegereza amasaha 24 kugira nongere nkore daily reward. Ikindi hano hari play quiz. Play quiz nayo uyikandaho. Iyo uyikanzeho ugakanda hano kuri play now, bahita baguha play quiz. No kuvuga ngo bahita bakoresha ibibazo kugira ngo baguhe ama reward. Hano bari kukubaza ngo for iyi foto ni ya coin yihe, watch coin is shown the image. No kuvuga ngo iyi ni Doge coin. Urahita uza hano urebe Doge coin hano, uhita uyikandaho, uhita ukanda kuri next. Bahita bakubaza ngo iyi logo yo ni iyihe, iyi ni Ethereum, ndayikandaho nkore next. Bahita bakubaza ngo iyi yo ni iyihe, iyi ni USDT, naho ndakora next. Bahita bakubaza ngo iyi ni iyihe, iyi nanjye igikunda kuncanga ariko ndakeka ari iyi, reka nyikandeho. Yes, urabona ko irakunze, ndakora next. Hasigaye ikibazo cya gatanu kimwe, iyi bayita Bitcoin. Ninkanda kuri Bitcoin nayo bareta bampa 0,000 igihumbi magana abiri. Noneho nkande kuri claim now. Ni ukuvuga ngo biriya bibazo baguha iyi bonus ari uko wujuje ibibazo bitanu byose byuzuye 100%. Iyo wishemo kimwe ntayo baguha. Ndabona video iri gutinda, ariko iyi task ya quiz, play quiz ahangaha niho ukanda kugira ngo ubone iriya quiz. Ikindi nuko ushobora gutumira kugira ngo ujye ubona 10% bya komisiyo by'abantu bakweminze. Noneho ikindi ngiye kubereka ni iki, ni ukuvuga ngo iyi company, iyi ngiyi company bonus, iyi muri WhatsApp channel yanjye nshyiramo code ishobora gutuma ubona 0,000 bya USDT. Ubwo rero ni ukuvuga ngo WhatsApp channel ndaza kuyishyira muri description, noneho uze kureba
iyo code mba nashyizemo kugira ngo ubashe guclaiminga aya ma USDT 0.0002400 ajye kuri balance yawe. Reka mbereke uko babikuza. Ndabizi ko benshi aribyo muba mutegereje. Mbere yuko mbereka rero ko mubikura, nagira ngo nkushishikarize kujya ukanda kuri subscribe, kuri share, ndetse ukantama n'igitekerezo muri document, kama comment kugira ngo mbashe kumenya niba koko munkurikira. Ikindi, iyo ukanze kuri subscribe uhita ukanda ku kazogera kugira ngo ushyiremo all notification kugira ngo ninyashyira video y'ukuntu mashobora gukora amafaranga online, ushobora kuhita uyibona mu buryo bworoshye, ikaza muri screen yawe ugahita ubona ko nashyizeho video isobanura ukuntu umuntu ashobora gukora amafaranga online. Okay, noneho icyo ngiye gukora ni iki? Ngiye kubikuza. Yes, tugiye kubikuza ama USDT ajye kuri Binance. Ndakanda hano kuri aka gakofi. Yes, ninkanda kuri aka gakofi nizeye ko muri kukabona. Ndahita nza hano, urabona ko mfitemo 0.00 ahangaha kuri USDT ku matoni coin ho mfiteho 0.00 gutyo. Ariko reka tugiye kubikuza aya ma USDT angana gutya. Turakora iki rero? Urakanda kuri withdraw, uri kuhabona ahangaha. Numara kuhakanda ukande hano kuri Binance. Nuhakanda bahita bakubwira ngo genda uzane iyi ngiyi yitwa Binance Smart Chain. Ni ukuvuga ngo ni aderesi yo muri Binance ya USDT ariko ya BEP20. Ndizera ko ibyo mubizi gushaka iyi aderesi. Wowe rero nuza wamaze kuyikopiya muri Binance, uraza ukore hano kuri paste. Numara gukanda kuri paste irahita izaho. Ni ukuvuga ngo nimara kuzaho wowe urakora iki? Kanze nkwereke. Yes, numara gushyiramo iyi aderesi wakuye muri Binance ya BEP20 yo ma USDT, urabona ko kubikuza minimum ni 0.01. Urabona ko hano ngenda yujuje mfite 0.13. Ubwo rero wowe urakora iki? Iyo umaze gushyiramo iyi aderesi yawe uhita uza ugakanda hano ahangaha. Noneho wamara kuhakanda kuri request payout, amafaranga yawe agahita ajya kuri Binance. Tegerezaho gato. Murabona ko amafaranga yacu yabaye successful. Murabona ko hano hejuru naho bahise banyohereza email igaragaza ko namaze kwakira ama USDT avuye muri ya application. Murabona ko kuri Binance naho bahise bama notification igaragaza ko ama USDT yangezeho. Reka tujye kuri Binance turebe. Yes, murabona ko ama USDT yanjye angezeho aka kanya. Namwe murebe hashize iminota ingahe? Reka nsubire inyuma murebe. Murabona nkoze deposit, eka tujye muri nuze. Donc hari murabona ko hari 9:06. Muri kubibona neza cyane. Murabona ko hari 9:06. Muri kubibona neza cyane ahangaha. Nitusubira muri Binance turasanga 9:00. Muri kubibona neza 9:06.
muri kubibona neza bashyizeho isaha y'ikigoroba, murabona ko saa 9:06:41 yahise angeraho. Ibi bintu biri seriye kandi biri riyo, ntago ari ibintu byo kubeshya. Aya mafaranga ahise agera kuri Binance ako kanya. Reka dusubire inyuma muri Binance, reka dusubire inyuma hano, yes, reka nje kuri asset hano, noneho murabona ko hano hari ama USDT yabaye completed, sibyo? Ibintu ntago ari ukubeshya, muri kubibona hano ama USDT 0.13 byabaye completed, byageze kuri Binance ako kanya. Murabona ko rero iyi application iri seriye kandi itanga ama USDT mu gihe gito cyane, bitageze no mu munota umwe amafaranga aba akugezeho muri Binance. Niba wifuza link yayo rero urayisanga hasi muri description y'iyi video, kandi niba wifuza kumenya amakuru atandukanye kujyanye no gukora amafaranga online, urasangamo WhatsApp channel uzajya ubonera update zitandukanye, ukajya uboneramo na bonus ya company nk'uko nagiye mbibereka hano muri iyi video. Aha muri company ahangaha nzajya mbaha code muri WhatsApp channel yanjye, muzajya muza mugapestingamo hano, hanyuma wamara gupestingamo akaguha 0.000 bikajya kuri dashboard yawe. Utaha nzaza mbereke uko umuntu ashobora guclaiminga aya matoni coin aya. Nizere ko video yabaryohe rero, nubwo yabaye ndende ariko irasobanutse, yasobanuraga neza ukuntu ibintu bigenda step by step kugira ngo ukore amafaranga online. Ndizera ko rero ko muri busange link muri description y'iyi video, noneho mugatangira kwiyandikisha, mugatangira gukora amacoin cyangwa se ama USDT y'ubuntu. Reka nkongereho y'ubuntu, kubera ko aya ni ay'ubuntu, ntacyo uba washoye, ahubwo yabona mu gukora izi task, noneho wamara kuzikora ugahabwa ama USDT y'ubuntu. Mujye muzikora muzirangize, nyuma y'iminota 35 urongera ukagaruka ukazikora, gutyo kugeza ubwo ushobora no kugwiza idolari rimwe cyangwa USDT rimwe. Nizere ko rero muri gukomeza kugubwa neza, nishimiye ko iyi video yabashimishije. Naho mu zindi video mukore subscribe, mukore like na share kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro mbagezaho bya buri munsi.